Yes, turabasuje cyane mutangiye mubona Finest View Park. Finest View Park ni ahantu heza cyane tubararikira gusohokera, ahantu hari jaride nziza cyane nini y'ubukwe, uyidekora ikaba imeze neza cyane, hari ama apartment, hari ibyumba byiza cyane byo kuruhukiramo, babakorera komande izo arizo zose zo muri cuisine, mbese bikaba bimeze neza cyane. Finest View Park rero turabararikira kuhagera ni hariya rwose ku Irebero, inyuma gato cyane yo kwa Rujugira uzamutse Gikondo. Iyo utangiye kuzamuka uriya muhanda w'amabuye ugana Rebero, ibumoso bwawe urahabona ni ku kapa ka 583, ari nako kandi ubona icyapa ku muhanda mu ruhande rw'ibumoso uzamuka nyine ugana Rebero, n'ubundi cyanditseho Finest View Park. Uratambika rwose munsi y'igipangu Rujugiro yahoze atuyemo, ukagenda nko muri metero 200 naho haruguru gato cyane, ahantu heza cyane uba witegeye umujyi wa Kigali wose aho uva ukagera, ahantu haba hari amahumbezi ushobora gufata buri kimwe cyose wota umuriro wa wundi wa kinyarwanda. Ni nako kandi tukurarikira nyabuneka kuza ukahakorera ibirori byawe ibyo ari byo byose, cyane cyane ubukwe. Yes, nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, nubwo tunyuzamo tukagenda twamamaza n'iby'abandi, ariko iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi ibasha kububakira. Si ibyo gusa, kubera ko inamanaginga imitungo yanyu, inzu zanyu ikazishyiramo abakiriya, igakurikirana ibarizwa ry'amasezerano n'ibindi. Tubibutse kandi yuko twimutse, tutagikorera ku Muhima kuri Yamaha, ahubwo ubu ngubu dukorera hano mu nyubako ya Centenary House. Ni mu mujyi rwagati muri Centenary House, ni muri etage ya 2 uzamutse rwose muri esanseri, uhita ukata iburyo bwawe neza ugahita ubona Nzuri Business Group Limited, ubundi tukakugurishiriza inzu yawe mu gihe gito cyane, ikibanza cyawe, isambu yawe, ishyamba ryawe, ari nako kandi tushobora kukubakira, ari nako kandi dushobora kuza tukajera iyo nzu yawe, tukaba tuguha abakiriya kandi rwose mu gihe gito gishoboka. Nkuko rero mwakomeje kureba iyi nyubako ntabicishije amatsiko, ni inzu nziza, murabibona, ni inzu iteye amabengeza, ni inzu y'akataraboneka, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu mujyi wa Kigali rwose, mu karere ka Kicukiro, ahazwi cyane nko mu Kagarama. Iri mu Kagarama, iyi akaba ari inzu y'agatangaza, inzu nshyashya itaraturamo umuntu uwo ari we wese, inzu nshyashya yubakishije ibikoresho byiza kandi biramba, inzu nshyashya iri mu kibanza cyiza kandi kiringaniye kitari gitoya, inzu nshyashya ifite ibyumba 4 kandi binini, ibyumba 4 binini, buri cyumba gifite douche na toilette. Ari nako kandi tubabwira ngo tubafasha kohereza ibintu hanze hamwe na Dushime Shop, ibintu hanze. Bantu mufite ibintu mukeneye koherereza inshuti n'abavandimwe hanze y'igihugu, rwose muragera n'ubundi kuri Centenary, hanyuma tubibafashe kandi bibagereho mu gihe cy'iminsi 3 yonyine. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe kandi bihendutse. Nkuko rero nabibabwiraga, iyi nzu ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine iri moderne, kandi cuisine yayo ikagira na stock. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex, ifite annex yo hanze, annex igizwe nyine n'icyumba twakwita icy'umukozi, igikoni cyo hanze, stock yacyo, douche na toilette byo hanze, ndetse kandi ikaba ifite n'ikigega cy'amazi kinini cyane ku buryo nta kibazo cy'amazi ushobora kugira. Ikindi ntakubwiye kuri iyi nzu, nkuko muri kureba iyi plafo yayo, iyi nzu irimo plafo nziza cyane igezweho, izwi nka gypsum nkuko muri kubibona, ariko kandi ikaba inafite inzugi nziza, ifitemo inzugi nziza za ribuyu, zimwe z'umwimerere za original. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite ibyumba binini, iyi nzu kandi irimo ama garde-robe cyangwa se utubati mu byumba byose, ku buryo nta bintu byo kuza utobagura umanikaho imyenda n'iki. Iyi nzu rero ikindi nabibutsa nuko iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 400 zuzuye cyangwa se zinarengaho niba nibuka neza,
bivuze ko ari ikibanza kinini ugereranyije n'ibibanza bisanzwe, kuko ibibanza bisanzwe ikibanza kiba gifite 300, iyi ngiyi ikaba irenzaho 100 ryose. Mbibutse yuko kandi iyi nzu igiciro cyayo rwose ntabwo ari igiciro kinini, kuko iyi nzu irashaka miliyoni 90 zonyine ziri negosiyabule. Miliyoni 90 kandi ziganirwaho, ni ukuvuga ngo ziri negosiyabule. Ntabwo rero ihenze iyi nzu ugereranyije na karitsiye irimo Kagarama, kuko ikibanza cyabo tuvugana rwose kirageza kuri miliyoni 50. Ikibanza nk'iki ngiki kiri kugurwa rwose miliyoni hafi 50. Hanyuma rero iyi nzu wagereranya n'uburyo yubatsemo, ibikoresho biyubatse, uko ingana, byose bikazamuka bikaba gihamya ndakuka yuko iyi nzu ihendutse ugereranyije na karitsiye irimo. Iyi nzu rero kandi mbibutse yuko iki ni igikoni cyayo, ngira ngo murakibona, murabona hirya y'igikoni akaryango ka sitoke. Mbese ni inzu ijyanye n'igihe cyane, ari nako mbibutsa yuko iyi nzu ifite pakingi ihagije ishobora kujyamo imodoka hagati y'3 n'4, hanyuma ikagira na jardin nziza, jardin ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika. Nyabuneka wowe ushaka gutura heza, wowe ushaka gutura mu nzu igezweho, mbibutse yuko kandi iyi nzu iri kuri kaburimbo. Nta hantu rwose ushaka guhurira n'igitaka. Reka rero ngushishikarize wowe kuza gusura iyi nzu, wowe ufite amafaranga yawe, uhamagaye kuri 0788486797, cyangwa se ugahamagara 0782 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga aho dukorera n'ubundi ni mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya 2 rwose. Uzamutse muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi ushobora gukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako wajya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Si ibyo gusa rero, kubera yuko ushobora no gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose, imari zose tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nyabuneka ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Reka rero tukwibutse kuba wahagera n'ubundi bakakoherereza ibintu byawe, mwebwe muri i Burayi no muri Amerika no muri Aziya, aho waba uri hose ku isi, ufite ikintu ushaka ko umuvandimwe akoherereza, nta kindi nyine ni ukumubwira uti nyarukira kuri Nzuri baragufasha, hanyuma ibintu bitugereho. Bakiriya bacu ba Nzuri, nyabuneka nibaboherereze isombe, nibaboherereze ibitenge, nibaboherereze imyenda made in Rwanda n'ibindi. Kandi rwose birabageraho mu gihe kitarenga iminsi 3 yonyine. Ni karibu rero, kanda subscribe wowe utarabikora. Ni karibu cyane, tubaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami. Murakoze cyane.